ariko ufite ku mavuta rero ngo bamukubiseho igipimo ngo cyari gituritse ngo basanga itabi ni ryose noneho witwa Miss Muheto ngo bamugizeho igipimo ngo basanga urwagwa yaruhamije koko ariko kandi sewa nagasebanyo kandi ari agasebanyo basanze urwagwa rugeza kandi ntabwo ari bwo bwa mbere mashinyagura kandi nawe wice ko nawe yarafashwe yanyweye ntabwo ngo ari bwo bwa mbere gufatwa yanyweye none se ugiye kuvuga ko ari bwo bwa mbere yawe ageze aho afatwa ubwo nibwo bwa mbere ugiye kuvuga noneho ko ariko ari kwega inzoga wabona yarasogongeye agahura n'umwaku bikagenda cyangwa ni umuba w'izakera leta yakamejeje ribu yakamejeje mukanya numvishe kuri radio bari kuvuga ngo abakinnyi b'Amavubi mukanya ngo bagiye bakubita babatungure babakubiteho igipimo bagiye kubapima ari Muheto nafata ku mavuta ninde wagiriye mu fata ku mavuta Muheto we bamufungiye kuko abakobwa barakabisha abakobwa bashiki bacu uya Muheto nibamuhane kuko nta mukobwa mwiza noneho Miss Rwanda ngo wasinze bogezaho gonga n'ibikuta nta perimi Miss Rwanda byo nububobo mwese nuruhe rugera ari rw'abandi bakobwa bagenzi babaye Miss Rwanda umukobwa uhagarariye igihugu kumva ngo bagufashe wasinze urwagwa rukugeza uriya kase basi wenda ngiye kumva ngo nasinze ntabwo ari inkuru ntabwo ari ibire barabizi ko ndi umusinzi Miss uhagarariye igihugu ngo wasinze ugeraho gonge ibikuta Miss Somo ni umuntu ariko yagakwiye kwishyira muri uriya mwanya ari bamujyani wawe kurute y'umwaka umwaka ntabwo ari mwinshi wese kutarajyayo nagiye iwawe ariko hari abakobwa babajyana hera nibarahagana wese ko batarakujyanayo hari abajyana abakobwa bamujyaneyo nka Miss rwose agenda kubite y'umwaka umwe azagaruka yumva ko ari Miss Rwanda koko nkura mukobwa wacu bamujyanye mu kigo ngororamuco batanze n'urugero rwiza apana kuvuga ngo niba wenda uri Miss Rwanda kubera ko ufite urwego uriho utagiye iwawe niba mujyani wawe bereke n'abandi ko nawe uri hejuru y'itegeko bafate Miss Muheto bamujyani wawe nk'abandi bose ajye mu kigo ngororamuco